mu gice cyatambutse twari twasize Debora arimo ahakanira umugabo we amubwira ati rwose njyewe ntabwo nshobora kongera kubana nawe, oya rwose ntabwo nkeneye kongera gukubira umugore, ati ntabwo byakunda. Ese yakomeje gutsimbarara nango yageze aho arabyemera. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Debora. Debora akomeza kubwira Crevis akamubwira ati Crevis, nagukunze rimwe rizima, nagukunze ntizigamye, nagukunze n'umutima wanjye wose, naguhaye ibyo nari mfite byose, icyo ntari mfite nicyo ntaguhaye. Ariko ikosa rya mbere wakoze kandi nakubwiye ngo uyu mwanzuro nutawicuza n'inyo uzawicuza, ni umunsi wafataga icyemezo ugatumiza papa wanjye ukamubwira ngo tujyane. Ushobora kuba waribwiraga ko ukemuye ikibazo, ahubwo nibwo wari uteje ikibazo. Ahari wabikoze uzi ngo umpaye igihe cyo kwitekerezaho, ahubwo wari umpaye igihe cyo kujya kure yawe, wari umpaye impamvu zo kuva mu buzima bwawe burundu, mbese kuva iwawe mu rugo ryari iherezo rya buri kimwe. Nakubeshye, namaze kwibagirwa ko nigeze kukumenya, nta nubwo nibuka ahahise hanjye nawe. Uyu munsi sinjya nicara ngo nibuke ko nigeze kuba umugore wawe, gusa njya nibuka ko njye nawe twagiranye isezerano ntakuka yuko tuzatandukanywa n'urupfu. Ariko naje gusanga byose byari ibinyoma, njye nawe twaribeshyaga, ntago wandemewe, nanjye ntago nakuremewe. Crevis, ntago twabana kuko njye Debora uyu munsi ntago wanshobora. Uyu munsi ndi ku rundi rwego, ndahenze ndakurenze, ntago nakubera umugore kubera ko ibyo nkeneye n'ibinkwiye ntago wabibona. Rero kuba waragize utya ukankura mu buzima bwawe, ushobora kuba wari uzi ko ungiriye nabi, ariko ubu nibwo mbona ko wangiriye neza. Ntabwo nkwanga, nta nubwo nanze kuza ngo tubane, ariko mbabarire, iyi saha Debora ntago wamushobora. Niyo twajyana wazicuza impamvu wangaruye mu rugo rwawe. Debora wo mu myaka nk'ingahe ishize muhuye, Debora wakunze, Debora wakoye, Debora warahiriye kuza kubera umugore akagukunda mu bibi no mu byiza, ntago ari uri kubona uyu munsi. Uwo Debora ntakiriho, uwo yarapfuye. Debora uriho uyu munsi atandukanye n'uwo wari usanzwe uzi. Erega nanjye si uko ntagushaka, si nuko nakeneye kubana nawe, ariko nkurikije nuko umeze, ukeneye umukobwa uzagukunda, uzaguha urukundo rurenze urwo nakabaye nguha, uzagukunda birenze uko nakabaye ngukunda. Ukeneye umuntu uzaguhereza attention ye, akagukunda n'umutima we wose, n'ibyo byose n'ubuzima bwe bwose. Ukeneye wa muntu utazigera ukuva iruhande, wa wundi uzabana nawe ibibi n'ibyiza mukabinyuranamo. Ariko uyu munsi njyewe biragoye ko nagufata akaboko kugira ngo tugire byinshi tunyuranamo. Uyu munsi namaze kumenyera kuba Debora wigenga, Debora ujya aho ashaka, akarya icyo ashatse, akambara umwenda ashatse, ntawe umuhagaze hejuru, nta n'umubaza ngo wiriwe he, ntawe umubaza ngo ugiye he. Ibyo narabirenze. Nkeneye kwishyira nkizana, nkeneye kwigenga. Ubu nta mugabo rwose, nta mugabo nkeneye. No kuba nakubwiye ngo Calvin ni umugabo wanjye, nagira ngo wenda byibura ndeba ko biguca intege, ariko nabonye wamaramaje. Niyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kukubwiza ukuri. Debora uri gushaka ko akubera umugore yamaze guhinduka ikibi. Debora yarahindutse. Debora wakunze ntago ari kukwicaye imbere, nta nubwo ari uri kukubwira aya magambo.
ariko iteka nzahora nibuka kandi nubaha ibihe byiza twagiranye. Muri ubu buzima ibintu byose birahinduka, kandi ibintu byose ntabwo iteka biguma uko byahoze. Njyewe ndi umuntu, kandi kuba umuntu bingira umuntu ufite ubumuntu. Ngira umutima nzi uko guhemukirwa no kubabazwa biryana, ntabwo nifuza ko byibura wazongera kwicuza indi nshuro ukicuza impamvu wongeye kumpitamo. Ibi ndi kubikora ngira ngo nkurinde, ntabwo ndi kubikorera njyewe Debora, ahubwo ndi kubikorera wowe n'umuryango wawe ndetse n'ahazaza hawe. Clevis ati Debora, ese urakomeje? Debora ati ndakomeje, kandi ndakomeje cyane, ntago ndi buhindure intekerezo. Clevis ati tega amatwi nkubwiye mukobwa nkunda, tega amatwi ngira icyo nkwibwirira kandi ngira icyo nkwisabira. Nibyo koko warambabaje, yego rwose watumye umutima wanjye uzaho ibikomere, watumye nicuza, ariko uyu munsi ndumva nifuza kongera kugukunda, ndumva nifuza kongera kubana nawe. Nakifuje iyo uza kuba utarahindutse. Debora, naragukunze ngukunda n'ibyanjye byose. Nibyo kuko wambwiye ngo ntacyo utampaye, ariko nanjye ntacyo ntaguhaye. Icyo ntari mfite koko nanjye nicyo ntaguhaye. Naguhaye ibyo nari mfite byose. Naguhaye urukundo. Niwe mukobwa nakunze, nkumva kuko ndi mu rukundo rw'ukuri kandi rwa nyarwo. Ari nayo mpamvu ntifuza kumvira mu buzima. Mbabarira njye nzihanganira ibyo byose. Ndabizi neza uzagera aho ngaho uhinduke. Byose ndabizi ko uzagera aho ngaho nawe ukagira umutima wo kubaka. Ariko ndakwinginze, garuka mu rugo rwawe. Debora, ndagukumbuye. Nkumbuye kumva unyita be. Nkumbuye kumva unyita hane. Nkumbuye kumva umbwira ko nkunda. Debora ati se mbikubwire byibura urukumbuzi rurashira? Clevis ati ngo niyo wabimbwira ntago nabyizera, ariko byibura amatwi yanjye yaba byumvise. Ariko nkumbuye kubyumva ubimbwira uri romantic, ubimbwira ku buryo no mu maso yawe mbibonamo. Navuga ko kuri njye wari nk'ihirwe nari narahawe n'iyaduhanze. Navuga ko wari umugisha kuri njye, wari impano idasanzwe kandi ntazigera mbona ahandi hose. Nkundira ndakwinginze mukobwa mwiza. Ndakwinginze wowe mugore nkunda. Wowe nkunda n'ibyanjye byose ndetse n'umutima wanjye wose. Wowe narahiriye ko nzakunda. Urabizi koko twarahiriye kuzatandukanywa n'urupfu. Ese basi ujya ubyemera ko ngukunda? Ese basi urabishidikanyaho? Debora ati Clevis, ntabwo nshidikanya ku rukundo nkunda, nta nubwo nshidikanya ku bumuntu.
n'agaciro umpereze mu buzima bwawe, ariko ibi ndi kubikorera wowe. Ndakwinginze ibagirwa Debora, wibagirwe ko wigeze kumukunda, unibagirwe ko yigeze kuba uwawe, utangire ubuzima bushya butarimo Debora. Niba bigushobokera uzibagirwe, kandi ntekereza ko aricyo kintu cyiza kuri njye nawe. Debora ahita ahaguruka akigendera, Gloria akamukurikira. Ngo Debora, wasaze, uri gutekereza neza, intekerezo zawe ziri ku murongo, urimo urahunga umugabo wawe, urimo uramwigizayo umwohereza kure, uri kumuhunga. Debora, Clevis yirengagije amabara n'amafuti n'amakosa yawe n'ubuhoni n'ubugoryi bwawe. Yirengagije ko uri umugore wamuciye inyuma, yirengagije ko wamuciye inyuma ukamuta mu nzu, wajyaga umuta mu nzu buri munsi ukamusigira umwana w'uruhinja, wagiye kumuca inyuma, wagiye kuryamana n'abandi basore. Nakureka ndeke kuvuga abandi basore, ugiye kuryamana na ex wawe ari we Meddy. Ibyo byose abiteye umugongo, arajaje kugucyura. Yewe twagerageje no kumubwira ko wanashatse uri umugore w'undi mugabo namutwitiye, ariko buretse tutararengaho, ubundi ndabona utwite yagiye. Umwana nawe waramubyaye se, kandi nawe araregita nk'uko Kirenia watumye nawe aburirwa irengero. Ariko Debora, ni ukuri umaze no kuncanga. Ubundi twagiye mu bintu byinshi nanirwa kukubaza. Mperuka utwite kandi inda nkuru, byakugendekeye gute? Debora ati, Gloria, uri murumuna wanjye, uvuga batarabona. Iby'inda nari ntwite, ntekereza ko byo bitakureba. Menya ko nyine uriya mwana ntabwo yagize ihirwe ryo kubaho, kandi ntuze kumbaza impamvu, ntuze kuntera ibisongo no kunyibutsa yuko nabuze umwana wanjye mu buryo bw'amaherere no mu buryo ntatekerezaga. Ngaho ukomeza rero uwamvomva umbwira ibyo wari uri kumbwira. Gloria ati, ese mukuru wa, abandi baravuga njye ngaho mvomva? Undi ati, none ko mbona uri kunzamuraho ijwi cyane, ubundi ubuzima si ubwanjye, ufite ikihe kibazo? Gloria ati, Debora, uri mukuru wanjye ndagukunda urabizi, ariko sinagushyigikira mu mafuti. Gabanya ubugoryi n'ubwana. Yego urakuze mu mutwe, nakura kuze mu myaka, ariko njya nibaza mu mutwe wawe ubundi habamo iki ubundi kizima? Debora ati, niko se mukuru, tangiye kuvuga ko nta bwenge ngira se? Undi ati, si ibyo mvuze, ndabizi ko ubufite bwinshi pe, bwanagusaze, ariko ntabwo bukoresha, burasinziriye. Debora, igihe kirageze ngo ukangure ubwenge buri muri wowe, utekereze cyane. Ese basi niba utikunda, nta nubwo byibura wakunda abagukunda? Niba se byibura utigirira n'impuhwe, ntabwo wazigirira umugabo wawe n'umwana wawe? Ahubwo ngiye kugizana n'izi sanda kibaza, Kirenia yabaye. Debora atari ko se Kirenia muhamumbaza, hari ubwo mwigeze mumugira ku giseye, mwigeze mumutwita, ubundi muba mumbaza iki? Yaba ariho yaba atariho, ntekereza ko ibyo bitabareba, ntabwo bibareba habe n'akana gato rwose. Gloria ati, okay, nta kintu nzongera kukubaza ku mwana wawe, n'ubundi koko niwe wamubyaye. Baca umugani mu kinyarwanda ngo urusha nyina w'umuntu imbabazi abashaka kumurya, bivuze ngo njye ntabwo namugirira imbabazi kukurusha. Wowe waramwibyariye, niba ushobora kwijishura umwana wawe twise amezi 9, ukijishura umwana w'uruhinja wowe ubwawe wibyariye wagiriye ku gise, njyewe Gloria ndinde wo kugutera hejuru. Ariko basi banza nsubize, kuki utari guha agaciro umugabo wawe wirengagije amabara n'amahano yawe, akaza kugucyura ngo ugende ugaruke mu rugo rwawe? Yirengagije ko warwanye na nyoko bukwe ari we mama we, yirengagije ko wasize ukomerekeje mama we, yirengagije icyaha n'icyasha ufite, aje kugucyura ngo agusubize mu rugo rwawe, ariko ngo ntabwo bishaka.
ngo akwibagirwe. Debora waye, mbwiza ukuri ndi murumuna wawe, kuki ibi byose uri kubikora? Ese kubera iki ari Clevis uri kubabaza? Kubera iki kuki wumva wakomeza kumubabaza? Kuki wumva wakomeza kubabaza urukundo rw'ubuzima bwawe? Debora ati Gloria, tega amatwi nyumve neza. Bajya bavuga ngo ipusi yaraye hanze iba yamaze kubintura. Debora rero uzi mu myaka nk'itanu ishize ntabwo ari wowe uyu munsi. Nkurikije n'uburyo Clevis atuje, atereka mubwiza ukuri Glory, ariko buretse ibi ndumva nabibwira nyir'ubwite. Debora ahita agaruka mu nzu akareba Clevis akamwitegereza, yarenze akamubwira ati Cleve, nta cyaha ugira imbere yanjye, nta n'ikosa ugira imbere yanjye. Ntiwigeze umbabaza, yewe ntiwigeze untoteza, nta munsi n'uyu n'umwe wigeze umbwira nabi, ntiwigeze unkoza urushyi, yewe ntiwigeze untunga n'urutoki. Uri umugabo mwiza pe. Iyo uza guhura n'undi mukobwa utari Debora, ntekereza ko muba mufite urugo rwa paradizo. Nakifuje ko iyo nza kuba narakubereye umugore mwiza, nakifuje iyo nza kukubera indahemuka, nakifuje iyo nza kukubera uw'umugisha. Uyu munsi uba uri ku rundi rwego. Ntekereza ko no kuba naravuye mu buzima bwawe hari ibintu byinshi cyane byasubiye inyuma. Umbabarire, ntago nashobora kugukunda nk'uko unkunda, kandi umbabarire ntago nakubera umugore mwiza nk'uko ubyifuza. Ahari wenda niwumva bikwiriye uzambabarira, kubera ko nagushishimuriye umutima, natumye umutima wawe uzaho ibirondwa, hajeho ibintu byinshi bimeze nk'igihu. Natumye umutima wawe usa nkaho uri mu mwijima, uri ahantu mu gicu kibuditse, wicaye ahantu mu kabwibwi, ariko ndasenga ngo Imana byibura izazana undi mwari, azaza ari nk'umucyo kuri wowe. Byibura wenda nakurasira, uzamwenyura, uzasusuruka unezerwe, uzibagirwa ko wigeze gukunda Debora, uzibagirwa ko wigeze guhura n'urukundo rw'ikinyoma, uzibagirwa ko wigeze guhura n'umukobwa udashobotse. Debora ahita yongera akigendera. Byose Gloria aba yabyumvaga, agahinda karamwica, atangira kwibaza ati gute, ese kuki mukuru wanjye ameze gutya? Papa Debora biba byamurenze, muze habura n'icyo avuga, azenga amarira mu maso. Clevis nawe akabireba, aramubwira ati Dadi, muze ndakwinginze wibabara, ibi byose biri kumbaho ubwo n'igeno ryanjye nyine byagombaga kumbaho, kandi ntacyo mfite nabihinduraho. Clevis arasohoka kubera ko ababona nta kindi kintu yaba ari gukoraho. Agera hanze gutwara imodoka bikamunanira, aba yumva muri we afite igihunga, atangira kwibaza ibibazo byinshi. Muri we avuga ati se ubu ndagera imbere ya mama gute? Ndamuhinguka imbere gute? Ninjye wamwumvishije, ndamubwira ngo reka ngarure umugore wanjye, none dore nawe arananiye, ngarutseyo nta n'umwana, yewe n'imfura yanjye sinyibonye. Debora ubwe nyibwiriye ko umwana atananyanditseho ngomba kumwibagirwa. Ubu sinzi niba koko Kirene yari uwanjye, nangwa se yaraje wanjye namutwite. Mana, ndakwinginze uzandindira umwana, kandi ndakwinginze hazaba ari uwanjye ntazaba ari ubundi. Ati kuko byambabaza bikantera intimba, nkazabaho ubuzima bwanjye nicuza. Umbabarire uriya mwana mfata nk'imfura yanjye, azabara amaraso yanjye, kandi Mana niba ubaho koko umwana wanjye uzatume duhura, uzambabarire nzamumenye kandi nzamugirirweho umugisha nka se. Mana umwana wanjye simwanze,
sinanze kumwitaho no kugira ibyo mufasha, ariko ubu nta burenganzira n'ubu na buke mufiteho. Agerageza gutwara imodoka bikanga, muri we aba ari gususumira afite igihunga cyinshi. Afata telefone agahamagara Gaju. Gaju aritaba akamubwira ati karame boss. Undi ati Gaju uri hehe? Gaju ati boss nari nkiri ku kazi. Clevis ati none se ibintu byose biri ku murongo? Gaju ati none se boss ko numva utavuga neza, uri kuvuga nk'umuntu udatuje. Ubundi uri hehe? Umeze neza ahantu uri? Clevis ati Gaju ntakumera neza, ntago meze neza pe. Sinzi n'uburyo ndi buva ahantu ndi, sinzi niba ndi bunatwara imodoka ngo binkundire. Nagerageje ariko byananiye. Meze nk'aho ari ubwa mbere nicaye kuri vola, ndimo ndareba, nicaye mu modoka ariko nabuze naho nshyira urufunguzo. Ibintu byose byanshobeye, ndumva isi yanyikaragiyeho, yewe ndumva nataye umutwe. Ndi kwibaza kubera icyo ari njyewe ukomeza kugira akababaro, ese kuki ari njyewe ukomeza kubabara binyuze mu rukundo rw'ubuzima bwanjye. Gaju ati boss nta bindi bintu byinshi urambwira, mbwira ahantu uri basi mpagusanga. Clevis ati Gaju oya meze neza ndaza kwiyitaho. Gaju ati boss uramutse ugize icyo uba, twaba tugize igihombo kinini kandi n'ikiho kinini muri kampani. Ibuka ko ari wowe mwana wenyine mama wawe ufite, wibuke ko nta wundi muntu uhari uretse wowe. Ibaze hagize ikintu kikubaho mama wawe yakibabarira, nanjye ubwanjye sinakibabarira kubera ko nshobora kuba ari njye muntu wa mbere uhamagaye. Mbabarira ndakwinginze umbwira ahantu uri. Clevis ati Gaju ndi kwa Debora, ndi iwabo wa Debora, ariko ntumbaze ukuntu bigenze, simfite aho mpera mbivuga. Gaju nta kindi kintu akora uko ashoboye kugira ngo arebe kagera kuri Clevis. Agera iwabo wa Debora, ubona hasa naho bwijimye mu kuntu. Debora bari aho ngaho byose ari kubikurikirana, arimo areba uburyo umugabo we yataye umutwe, akumva yahindura intekerezo, ariko nanone akavuga ntabwo nakisubira. Gloria aramubwira ati ariko urareba ibyo ukoze. Bakiri muri ibyo rero babona Gaju ahageze. Gloria ahita amubona mbere, ahita abwira mukuru we akamubwira ati Debora buriya rero ibyo abandi binempfaguza, ibyo abandi babona nk'aho atari iby'agaciro, hari abandi babibona bakabibona nk'iby'agaciro. Ibyo wowe ubona ukabona si iby'umumaro, hari abandi babibona bakabona ni iby'umumaro kandi iby'umugisha. Rero aya magambo ngiye kukubwira uyashyire mu mutwe wawe. Ndagira ngo nkubwire ngo uburyo nabonye uyu mukobwa uriya secretary w'umugabo wawe, uburyo nabonye mo Gaju, uburyo areba mu Clevis ni uburyo butangaje. Reka ze aguhatira umugabo wawe urukundo, amwiteho birenze, ni igihe gito cyane rwose akakwibagirwa. Uyu mwana w'umukobwa yita kuri boss we, amwitaho nta zindi nyungu amukeneyeho, ariko Clevis ntagarura ubwenge ku gihe, azabona ko yarakeneye umugore umeze nka Gaju. Ibaze ko avuye mu murwa, avuye mu town aje kureba boss we, ariko wowe uri ahangaha wananiwe byibura no kugenda ngo umukomanye rugire ijambo ni na rimwe umubwira. Reba amasaha yose amaze yicaye mu modoka, yabaye nk'igihwinine, nta kintu n'iki na kimwe ari gutekereza,
ariko byose uri kubirebera aho ngaho rwose ngo nuko gusa wumva udakeneye kubana n'umugabo wawe. Hamwe rero abakobwa bazi agaciro k'abagabo, bazi agaciro ko gukunda ugakundwa, baze bite ku mugabo wawe. Umunsi nzabona save the date y'aba bombi nzongera mbikwibutse, kandi ndagira ngo nkubwire ngo uko wowe uri kwisinziriza winyuza hirya no hino ntabwo ariko gaje azabikora. Uyu mukobwa ni umuhanga azi ubwenge. Debora ati ntashake, ati ahubwo nta kuntu buriya babikora mu gitondo. Gloria ati nanjye ubwo nari mbonye uwo mbwira, ati ariko si gusa umenya hari usigaye waranasaze, ati kuko siniyumvisha niba ari wowe Debora tuzi muri uru rugo usigaye witwa Rugo. Undi ati rega gusa arasa ukwiruka, niba ubona narasaze ubwo nyine narasaze, ariko buriya umusazi amenya undi. Niba wumva ko nasaze twese turabasazi. Gloria ahita yegera akaza ahamagara Gaju. Gaju ati oh Gloria urahari? Undi ati yego ndahari. Aramuramutsa ati umeze neza? Undi ati meze neza. Ati rero Gloria ndabizi ufite contact yanjye, reka nihutane boss mu cyuru, urabona burije, ahari wenda tuzaganira kuri telefone, nzapanga ngaruke ngo sore, nkeneye kuganira nawe birambuye. Gloria ati nta kibazo. Gaju ahita yinjira mu modoka akicara kuri vola agakata imodoka. Nta n'ibintu byinshi avugana na Clevis kuko aba abibona ko atameze neza, ubundi bakerekera. Clevis rero Gloria ahita asezera, abandi nabo bakerekera bakagenda. Gaju rero atwara Clevis akamugeza mu rugo, amugeza mu rugo atameze neza. Akimugeza mu rugo mama Clevis aramureba akavuga ati mwana wanjye bigenze bite? Kandi Clevis nta kintu n'iki na kimwe aba afite cyo kuvuga, ahubwo ahita agenda akigira mu buriri akaryama. Mama Clevis agahamagara Gaju akavuga ati mukobwa wanjye bigenze bite? Kandi umuhungu wanjye bigenze gute? Undi ati mama ni ukuri nanjye ntabwo nzi ikibazo boss afite, ariko wenda hari muhe igihe niyumva atuje azakubwira. Mama Clevis abura icyo akora n'icyo avuga, akicara agatangira kwiyumvira. Muri we atangira gutekereza akavuga ati mana, umwana wanjye ntabwo nigeze mubona ari muri situation nk'iyi. Mperuka kumubona afite agahinda nk'aka ubwo yaburaga papa we. Ntabwo nari nakongeye kumubona atishimye nk'uko. Mana ntabarira umwana, ndakwinginze tumara intimba n'agahinda dufite, tumara uyu mubabaro, kuko Mana njye ntacyo mfite nakora. Mana wantabarira umwana, Mana wamugirira neza ukongera ukamugarurira ibyishimo n'umunezero, ukamukura muri uyu mwijima w'icuraburindi, ukamuha kongera gususuruka akanezerwa. Bucya mu gitondo Clevis kubyuka ngo ajye mu kazi ntago bimukundira. Arabyuka akabona igisubizo nta kindi uretse kujya mu mayoga. Clevis aragenda akanywa inzoga zikomeye cyane ko n'ubundi ntago abanywa inzoga, ariko aravuga ati byibura reka nywa inzoga, njya numva abandi bavuga ngo iyo unyweye inzoga ibibazo wari ufite birashira. Uko anywa inzoga niko aba yibuka amagambo yose Debora yamubwiye. Uko anywa inzoga akibuka uburyo yarabanye nawe ibintu rwose bitaradogera, aho kugira ngo agahinda gashire ahubwo nibwo kiyongera. Biramushobera bikamucanga, arongera agafata ya mafaranga yari afite, amafaranga yarasigaranye mu mufuka, agatangira kuyihera abantu bari aho kuko abo abona n'ubundi ntacyo amumariye.
ababona afite ubutunzi, yambara neza akarya neza, ataha heza agenda mu modoka nziza, ariko nta munezero, akabona nta byiza rwose ari kubona, akabona ari kubiririramo, akumva ibyo afite byose yabitanga, akumva ibyo atunze byose ntacyo bimumariye kuko nta mahoro abirimo. Travis rero yasinze atabasha no kuvuga, ajya kuri kampani, arahagera agasanga kuri kampani bafunze. Mu gusanga rero bafunze, ahita amenya ko abakozi bose batashye, ahita agerekera, ntabwo aba afite imbaraga rwose zatwara imodoka, ahagarika taxi voiture akayibwira aho imugeza ku gipangu cya Gaju, yewe agasona, kubera ko ni igipangu Gaju abamo wenyine. Gaju ahita aza gufungura, mu kuhagera asanga Travis rwose yasinze yabaye ibyatsi, atabasha no guhagarara. Gaju bihita bimushobera bikamucanga, avuga ati boss, byakugendekeye bite? Travis ururimi rutava mu kanwa abwira Gaju ati Gaju, ni ubwa mbere nyweye inzoga ariko nasinze. Aba ari kubivuga ari guseka, ariko ari agatwenge kageretse hejuru y'agahinda, ubona byamushobeye byamurenze. Gaju nta kindi kintu akora, ahita amufata kugira ngo byibura arebe ko binjira mu nzu. Yinjiza rero bosi we, ari nako bosi we agenda amubwira ati Gaju, umbabarire basi ntuzanyenube, nta handi hantu mfite najya gutura ibibazo byanjye, nta n'undi muntu mfite byibura wabasha kunyumva uretse wowe, ariko umbabarire ko nasinze, ntago nzongera kuza kukureba nasinze. Gaju ati boss, mbabarira ndakwinginze, basi ureke nkwiteho, ibyo uko wasinze ntago mbyitayeho, ahubwo nitaye ku buzima bwawe. Amugeza mu nzu, akabona n'ubundi ntago biri bukunde, akamubwira ati none se boss, waretse basi nkakujyana mu cyumba ukaruhuka, ko wenda byibura nyuma y'igihe gito uri buze ko bumeze neza. Travis ati kuruhuka? Ati wowe uri njyewe n'ibintu mfite mu mutwe wanjye waruhuka? Mu mutwe wanjye harimo imvururu, harimo ibintu byinshi biri kurwaniramo, hari mu mutima wanjye harimo agahinda kenshi. Travis atangira no kurira. Gaju ahita amuzamukana akamujyana mu cyumba cye, bakicara ku buriri. Travis ari kurira, amubwira ati Gaju, nuramuka ugize amahirwe ukabona umuntu ugukunda, ntuzamubabarize umutima, ndakwinginze ntuzigere ubabaza umuntu. Ati ubu ngubu ndi kumva agahinda k'abandi bose bajya bababazwa n'urukundo, ndi kwicuza impamvu nakunze uriya mukobwa. Ese ubundi kuki nakunze Debora? Ese ubundi kubera iki numva naramukunze n'umutima wanjye wose n'ubuzima bwanjye bwose? Kuki numva ubuzima bwanjye ari we bushingiyeho? Umutima wanjye urashenjaguritse, umutima wanjye wuzuye intimba n'ishavu, ntacyo mfite nakora. Ese nakora iki kugira ngo aka gahinda n'uyu mubabaro mfite bishire? Gaju ngira inama, ndakora iki? Gaju areba bosi we, nawe akabura icyo akora n'icyo areka. Icyo akora amukuramo inkweto, akagerageza kugira ngo amuryamishe, ariko Travis akanga, akamubwira ati ntago nabasha gusinzira, yewe nta nubwo nabona n'ibyo bitotsi, sinzi icyo gukora n'icyo kureka. Travis aba afite agahinda kenshi muri we,
nimba n'akababaro ari byinshi. Gaju aratuza akamwumva. Clevis ariko akomeza kumubwira agahinda ke ari nako ari kurira. Kubwihirwe rero ageraho agasinzira. Gaju akamuryamisha neza. Aramuryamisha Clevis akaryama agasinzira. Araryama cyane ko aba amaze iminsi ararareba nta bitotsi n'ibi na bike yajyaga abona, ariko agira ihirwe muri ako kanya agasinzira. Twigarukire mu rugo rero kwa Gloria. Mu rugo kwa Gloria rero baba bari mu myiteguro y'ubukwe bwa Gloria ndetse na Brian. Bari muri iyo myiteguro n'ubundi Deborah we icye aba yari yaraje mu rugo kubera ko Calvin aba yaramwirukanye, nta gahati ndahita yigendera. Ubukwe bwa Gloria na Brian munsi w'ubukwe uragera, yewe ubukwe bugataha bukanaba. Gloria rero mu bukwe bwe na Brian ntago mukuru wa Deborah aba ahari. Gloria yarageze iwe mu rugo ahamagara mukuru we akamubwira ati gute utanahiye ubukwe. Deborah ati umbabarire narindi muri process z'ibintu byinshi, hari ibintu byinshi ndi gupanga n'ibicamo nzakubwira, ariko nza gusura wowe n'umugabo wawe. Gloria rero abwira mukuru akamubwira atumva urabizi twonse rimwe, uri mukuru wanjye, ko byaba bimeze kose ntago byakuraho isano duhuza, ndakwinginze byibura uzaze unareba urugo rwanjye urebe n'umugabo wanjye. Ati birambabaza kuba mpora nkubwira ngo mfite umugabo mwiza nkunda kandi unkunda, ariko ukaba utamuzi. Deborah ati murumuna wanjye humura rwose, ndaza kubipanga vuba rwose nzaza. Tugaruke kuri Clevis. Clevis rero n'ubundi Gaju aba akomeje kugenda amwitaho, rimwe na rimwe akajya amutembereza ahantu, akamujyana ahantu hari abantu benshi, yewe bakajya kureba na filime, rimwe na rimwe bakajyana mu bitaramo bitandukanye. Gaju n'ubundi ntago aba akunda umupira, ariko agerageza kujya ajyana na Clevis ku bibuga by'umupira kugira ngo byibura arebe ko yamwibagiza agahinda. Gake gake rero Clevis atangira kugenda yiyakira, akagenda asa n'uwibagirwa ahahise he, agatangira kugenda nanone amwenyura ari n'akanezerwa ahantu henshi hatandukanye. Akajya hajya ariko mu kugenda kwe akaba ari kumwe na Gaju, mbese baba basigaye bagendana ubudasigana, yewe akaboko ku kandi. Ahabereye ibirori hose babaga bari kumwe, bakajya baba iteka bari kumwe, mu mafoto bari kumwe, amavideo, mbese bakenjoyinga. Gaju akora uko ashoboye kugira ngo arebe ko boss we byibura yakongera agatuza akagaruka muri mood. Clevis aragenda akibagirwa, akongera akishima, yewe akanezerwa, umunezero ukamusaga. Mama we atangira kabona umuhungu we yongeye kwishima nka mbere. Mama Clevis rero aganira na Gaju akavuga ati se mwana wa, buretse gato nkubaze, ni irihe banga wakoresheje njye ntako ntari nagize pe?
irihe banga wakoresheje byibura ngo nzagushimire ko watumye umwana wanjye yongera kwishima? Kubera ko Clevis aba asigaye ataha yishimye, asigaye agera mu rugo akarya akanywa, akaryama mu gitondo akajya mu kazi kandi agakora akazi ke neza, ibintu byose muri kampani birongera bigasubira ku murongo, ibihombo byose bari baragize n'ibyuho byose bikavamo kubera ko Clevis aba yongeye gutuza. Gaje abwira mukecuru kamubwira ati mama, nanjye ntabwo mbizi n'imbaraga z'Imana zakoze, nanjye ibintu byose nakoraga nabikoraga nk'ubusazi, ntabwo nari nzi ko ibintu byose nakoraga byibura bizabyara ingaruka nziza nk'izi, ntabwo nari nzi ko Clevis, ntabwo nari nzi ko boss wanjye, boss w'inyangamugayo byibura azongera akagaruka. Nanjye mba numva nishimye kuba mbona byibura ameze neza, mba numva ari umugisha kuba mbona byibura atuje. Undi ati mwana wa, ntabwo nabona icyo nkwitura nangwa se icyo nakubwira, ariko ni ukuri warakoze kumfashiriza umwana. Undi ati mukecuru, nta mpamvu yo kunshimira, ati kuko namwe muri ababyeyi kuri njye. Tugaruke rero kuri Gloria, ari mu rugo yicaye atuje ameze neza rwose nta kibazo. Aba ari kubwira umukozi ngo atunganye ibintu byose, bari kubitunganya biri ku murongo. Ari nakabwira umukozi ati utegure ibintu byose kuko mukuru wanjye ndabizi neza aragoye, ariko uze kumwihanganira ni nk'umusazi, nanakubwira nabo byihanganire. Hanyuma rero Gloria atangira kwitegura, ari nakabwira umugabo akamubwira ati be, tangira witegure nshaka guhura na mukuru wanjye. Baritegura rero, basoza kwitegura Deborah nawe ahagera. Deborah akihagera atungurwa no gusanga urugo murumuna we rwose yashatsemo. Akinjira abona imodoka nziza ihaparitse, kareba etaje murumuna we abamo, mbese akareba uburyo ahantu aba ari heza. Muri we akibaza ati nose murumuna wanjye niwe uba ahantu heza nk'aha, nangwa nayobye. Afata telefone ngo ahamagare, mu kujya guhamagara Gloria ahita asohoka akamubwira ati mukuru wanjye erega ndi kukureba. Undi ati nayobye se nangwa ni hano? Gloria ati ni hano se, ati rwose ni hano, niho rwose wahageze. Ati none se aha ni iwanyu nangwa muri gukodesha? Gloria ati oya, iyi ni inzu y'umugabo wanjye. Ati siriya modoka y'igikoko itabona ndi kubona? Ati yagiriya ni iya Brian. Deborah ati wow, ati buryo bwose naragusuzugura, ati numvaga umbwira umugabo wawe nkumva rwose nyine ni twa dusore tw'amafoto, ati ntabwo nari nzi ko ufite umugabo usobanutse gutya. Gloria ati se ko numva uri kuvuga ibyo utaramureba, nawe ubwerega ni mwiza. Ahita amuha karibu bakinjira, akicara. Gloria ahita amubwira ati buretse gato kambwire be aza kuramutse. Tagenda akareba Brian,
avuga ati be mukuru wanjye yahageze ngwino muramutse. Brian aramanuka, yamara kumanuka nyine ava mu cyumba hejuru aho yarara akamanuka akaza gusuhuza muramu we ari we Deborah kugira ngo banamenyane bombi, amumenye cyane ko aba mwumva just gusa. Ari kumanuka Deborah ahita amubona, muri we ahita yikanga mu mutima akavuga ati nizere ko ibintu ndi kubona atari ukuri. Brian amanukana na Gloria bafatanye mu kaboko. Deborah aratungurwa cyane, atungurwa no kubona umugabo wa murumuna we, muri we biramurenga. Mu mutima ahita yibwira akavuga ati mugabo mwiza nk'uyu se murumuna wanjye yamukoye, ibi ntibikunda pe, ntibibaho ntibishoboka. Gloria akagira umugabo mwiza nk'uyu, ntigitangaza. Brian araza akamuramutsa, ariko Deborah we ntago aba ahari, aba arimo yirebera umugabo wa murumuna we, areba uburyo ari mwiza, akareba uburyo ari bogari. Muri we ntago aba yiyumvisha, avuga ati gute murumuna wanjye yaba afite umugabo mwiza nk'uyu. Muri we aravuga ati umva ko bavuga, nagenze henshi nabonye benshi, ariko uyu niwe mugabe pe, uyu ni umugabo ndakubwiye. Mbega umusore mwiza we, mbega ukuntu aseka neza we, mbese we aba yirebera uburyo aseka, ari buryo mbese physical appearance ye, agera mu maso akabona ari very handsome, areba uburyo areba muri we akumva bimwishe mu mutwe. Deborah mu mutima nta kindi kintu atekereza, aravuga ati ariko se noneho kakanjye gashobotse, ubu noneho uzumva ngo nasariye umugabo wa murumuna wanjye, azavuga ngo ndiki koko umusore mbonye ku nshuro ya mbere nkabona ndotiye abandi bose twigeze twahura. Ibi ntago nzi uko nzabigenza, niba ndi bubigenze nte, niba ndi busare, niba ndi bubibike mu mutima, niba nzakora uko nshoboye uyu mugabo akaba uwanjye, niba ndi bwihangane kubw'isano mfitanye na murumuna wanjye, ntago mbizi. Uyu musore iyo nza kumumenya mbere yuko bakora ubukwe, ntago ubukwe bwari kuba. Uyu musore nari kumwegukana. Mbega umusore, mbega ubwiza we, mbega indoro, mbega inseko, mbega indeshyo, mbega umusore mwiza. Harya ubundi haracyabaho Mr. Rwanda? Uyu menya hari yaba na Mr. Universe? Uyu arabanza akanikurikira. Sinzi niba muri iki gihugu hari umuhungu umuhiga. Deborah mu mutwe we aba yafurayinze, nta kindi ari kwirebera, ari kureba umugabo wa murumuna we, areba ubwiza butatse Brian. Atangira gufurayinga, atekereza ari mu rukundo n'umugabo wa murumuna we, agatangira kubona uburyo rwose baba bameranye neza. Muri we akumva biramucanze, atangira kuvuga ati se nzakora amabara n'amarorerwa, basi mu rugo bazanca ariko byibura uyu mugabo yabaye uwanjye. Muri we aravuga ati murumuna wanjye umbabarire, ariko ibi byiza ntago bigukwiriye. Uyu mugabo ntiyarakwiye wowe, ahubwo uyu musore yarakwiye nkanjye Deborah, kobwa mwiza nkanjye. Brian ntiyarakwiye Gloria, Brian akwiye Deborah. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Deborah kuko azatwara umugabo wa murumuna we? Akibona Brian ku nshuro ya mbere nangose ku munsi wa mbere ahise amukunda, intekerezo n'ubwenge bwe bwose byose biragenda. Bizagenda bite? Bizarangira gute? Byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Nambabazi Naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye yandika ndetse ni nanjye yibagezaho.